Mbere yo gutangira ikiganiro nyirizina, reka mbanze mbumvishe bimwe mu bikubiye mu ibaruwa ifunguye Diane yanditse. Ni ibaruwa y'impapuro 6 ikaba ndende cyane mu buryo bw'amajwi. Ntitwayisoma yose hano, ariko iby'ingenzi bikubiye muri iki gice nk'uko twabisomewe na Jean Claude Mwambutsa. Nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko, Nyakubahwa Minisitiri wa Siporo, Nyakubahwa uhagarariye urwego rushinzwe abahanzi, bayobozi ba RDB, bayobozi mwese mufite mu nshingano zanyu aho muhurira n'urubyiruko, ubucuruzi, inganda n'ibijyanye na muzika, banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi ba muzika nyarwanda. Impamvu gusaba ko icurangwa ry'imiziki y'iminyamahanga yahagarikwa umwaka wose ku maradiyo, televiziyo, imbuga nkoranyambaga, utubyiniro no mu bindi birori rusange byose. Njyewe Ndikumana David Diane, uzwi mu izina ry'ubuhanzi nka Diane, bandikiye ibaruwa ifunguye mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019, kandi mboneyeho n'akanya ko gushima byinshi bigenda neza no kunenga ibitagenda neza kugira ngo twese hamwe turusheho gutera imbere mu mikoranire yacu. Muri rusange mbanje gushima aho umuziki nyarwanda ugeze n'intambwe wateye, kandi shimira cyane cyane abakomeje kubigiramo uruhare nk'abanyamakuru, aba DJ, abategurira ibitaramo, ba rwiyemezamirimo, by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda. Reka nenge ibitagenda neza bigenda bidindiza umuziki nyarwanda kugeza naho bimaze kuba akarande, bikaba bituma umuziki nyarwanda udatera imbere, bigatuma umuziki wacu utarenga imipaka, impano nyarwanda zishaka kuzamuka ntizimenyekane, abahanzi bashya bakabura aho banyura bazamuka, ruswa y'igitsina n'izindi ruswa z'ubwoko bwose zikarushaho gufata indi ntera, iterambere ry'igihugu n'iry'umuziki nyarwanda rikadindira, abahanzi bakiri bato bakaguma mu bwigunge baririra mu myotsi. Nahisemo gusobanura ingorane ziri mu muziki nyarwanda mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Iya mbere, ikibazo cy'imyumvire. Nyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa abayobozi b'urwego rushinzwe umuziki, abahanzi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ikibazo cy'imyumvire gikomeje kuba ingorabahizi mu muziki nyarwanda. Umuhanzi wazamutse aho kumva ko kuzamura abandi akabagiramo inyungu ari wo kunguka, nabo bakunguka bakazazamuka nk'uko abahanzi bo mu bihugu bituranye babigenza, abona ko kuzamura abandi bahanzi ari ukongera umubare wabo bahanganye. Kumva indirimbo y'umuhanzi mushya ukumva ari nziza ukayikwirakwiza ntibikibaho. Umunyamakuru ntashobora kumva indirimbo ngo yumva ari nziza ayikine kuri radiyo naho abakunzi bayimusaba. Yifuza gukina indirimbo igira ikimwinjiriza mu nyungu ze bwite, bityo indirimbo nziza zagombye gukundwa zikaburizwamo, nuko umuziki nyarwanda ugatakaza agaciro, abahanzi bagombye kuzamuka bagahera hasi, abandi bakabivamo, nyamara bari kuzagira icyo bamarira igihugu, Afurika n'isi muri rusange. Aha nakwibutsa ko indirimbo idashobora gukundwa na rubanda mu gihe rubanda batahawe amahirwe yo kuyumva. Ntawakunda icyo atazi, atumvise cyangwa atabonye. Ese n'abanyarwanda bakunda imiziki y'abanyamahanga kurusha uko bakunda iy'iminyarwanda? Ese n'aba DJ, abavanga imiziki badakunda imiziki nyarwanda, cyangwa n'abahanzi badafite ubushobozi bwo gukora imiziki ishimisha abanyarwanda bihagije? Ese hazafashwe gahunda yo kudacuranga imiziki y'iminyamahanga mu gihe cy'umwaka, tukareba ko byatanga umusaruro? Ese abayobozi mu bifite mu nshingano mubona habayeho itegeko ribuza gucuranga imiziki y'iminyamahanga mu gihe cy'umwaka bitagira akamaro bisigira umuziki nyarwanda mu ruhando mpuzamahanga? Ese ko dukina cyane imiziki y'imvamahanga ariko bo ntibakina imiziki yacu, mubona amaherezo azaba yahe? Iyi myumvire itugeza kuki? Mpa nanjye nguhe, niyo ntero twagombye kwikiriza. Nyabuneka ndasabye nkomeje ngo inzego zibishinzwe ziduhe twe nk'abahanzi umwaka umwe imiziki y'amahanga ibuzwe gucurangwa mu gihugu hose, mbijeje ko umusaruro uzaba ushimishije. Ni rukundo ki mufitiye abahanzi b'abanyamahanga rutuma mudakunda iby'iwanyu mugasamara mu by'abanyamahanga? Nari umugabo ntihabwa intebe. Abanyabubasha muri muzika nyarwanda bafite imyumvire yo kumva ko umuhanzi uzwi, ukunzwe, wamenyekanye ari we uzakundwa kugeza Yezu agarutse. Bafite imyumvire yo kutamenya ko mu byo dushinzwe harimo no gushakisha impano nshya. Bafite ikibazo cyo kutamenya ko n'abarya bari hejuru burya nabo batangiriye hasi. Biteye agahinda kubona umuntu wa none nubwo wagira indirimbo nziza kajana ukagira ijwi nk'iby'abamarayika ntacyo bivuze,
nta naho byakugeza, mu gihe abagombye gukunda ibihangano byawe batazigera bahabwa amahirwe yo kubimenya no kubyumva. Reka mbivuge mbivuye imuzi, indirimbo zisanzwe burya zitandukanye cyane n'indirimbo y'igihugu. Indirimbo zisanzwe zirakundwa, inyinshi muri zo zigasaza, hakaza izindi, kandi n'abahanzi ni uko, buri umwe agira igihe cye agakundwa akazavaho akaza n'abandi. Nk'urugero rwo hanze habayeho 50 Cent, nta gahora gahanze. Ntabwo u Rwanda ruzigera rugira ahazaza heza mu muziki mu gihe abahanzi bashya bakumirwa, abazwi bakagumya kwamamara by'ikirenga bitewe n'imyumvire ya bamwe mu bavuga rikijyana mu muziki nyarwanda, bameze nk'abatekereza ko umuziki nyarwanda wageze iyo ujya udakeneye kwaguka ngo wakire abahanzi bashya. Banyarwanda, banyarwandakazi, bayobozi mufite mu nshingano, ni amakosa kutareba kure ngo dusigasire abahanzi dufite ubu, ariko tunategura ababa bayoboye umuziki nyarwanda mu myaka iri imbere. Muha amahirwe angana abahanzi bose, mureke abanyarwanda bihitiremo. Uko kudategura imbaraga z'umuziki w'ejo twakira barumuna bacu bahazanye imbaraga nshya, nibyo bidindiza umuziki nyarwanda, nta kindi. Mwansobanurira gute ukuntu 90% y'abahanzi bazwi ubu mu Rwanda ari nabo bari bazwi mu myaka 10 ishize? Ni ukuvuga ko abanyamakuru babikundira bityo bakabakundisha abanyarwanda. Muri make ni ukuvuga ko abahanzi bakundaga mu myaka 10 ishize ari nabo bakunda ubu, bisobanuye ko urubyiruko rushya rwujuje imyaka 17 nta muhanzi wabo nyirizina bafite, kuko bo baracyumva cyangwa baracyakundishwa abahanzi bakuru babo imyaka 10 ishize. Umuziki nyarwanda ugeze he? Turi inyuma kubera ko twishimira tukanabyinira imiziki yo muri Nigeria, tugafasha abahanzi babo kurushaho gukira, mu gihe twebwe dukomeza gucuranga imiziki yacu imaze imyaka 10, kubera ko abanyamuziki bacu bamaze imyaka 10 aribo bakomeje kuba ku isonga. Ibi bisobanuye ko twasigaye inyuma imyaka 10 mu bijyanye no gusohora indirimbo nshya, kuzikwirakwiza n'ibindi. Aha nasaba inzego zibishinzwe kugira uruhare runini mu gukangurira abanyarwanda gusigasira umuco, ariko tukirinda ibintu byo kuvanga amasaka n'amasakramentu. Aha ndaciye ku ruhande, ndemeza ko umuziki w'ubu uhabanye cyane n'umuco nyarwanda, haba mu butumwa busohoka mu ndirimbo zigezweho ntaho buhuriye n'indangagaciro nyarwanda, kandi ntitwareka kimwe ngo dufate ikindi, kuko n'isi ubwayo dutuyemo igenda ihinduka n'imyumvire y'abato ikaba atari yo y'abakuru. Icyo nasaba aha ni uko buri muhanzi yagira uruhare mu gushyigikira umuco nyarwanda, tukareka abakora umuziki wa gakondo bakabigiramo ubunararibonye, bakatubera urugero rwiza ndetse bakanashyigikirwa, ariko twumvikane ku kintu kimwe. Buri wese yabifata uko ashaka, ariko kuri nyako ni uko umuco nyarwanda uhabanye cyane n'imiziki y'inzaduka, kandi imiziki myinshi y'abanyamahanga ikunzwe muri iyi minsi yuzuyemo amagambo n'intego zihabanye cyane n'umuco nyarwanda. Kuvanga umuziki gakondo n'umuziki mushya ugasanga bihagarariwe n'urwego rumwe ni amakosa akomeye. Ahajye bivuze uko mbyumva, ubwo wenda hazabaho abandi babisobanura ukundi. Uwo rero ni Diene wanditse iyo baruwa. Reka yenda mpere kuri wowe Diene, nyiri kwandika iyo baruwa ifunguye. Ikibazo ngira ngo cya mbere umuntu yakwibaza, niki cyaguteye kwandika iyi baruwa? Murakoze cyane Prudence Ngiyumva, kandi maje gusuhuza na bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro n'abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Impamvu nyamukuru yanteye kwandika iyi baruwa, naritegereje nsanga mu Rwanda hari ikibazo cyane mu muziki nyarwanda. Dufite ikibazo, sinaho gusa dufite ibibazo mu mupira w'amaguru n'ahandi, ariko mu muziki nyarwanda ibibazo byaho ni umwihariko. Ni ibibazo bikeneye ibisubizo byihutirwa, kubera ko umuziki nyarwanda umusaruro uza kugenda uzamuka, abantu batangiye kumva, ibikorwa biragaragara ko bigenda bizamuka dukurikije statistics twasanga ku ma YouTube n'ahandi n'ibindi twakoresha social media n'ahandi. Ariko ibibazo n'inzitizi bimwe bituma tutambuka ngo tugera kure, bifatiwe umuti hakiri kare, ibisubizo byaboneka kandi byaba ingirakamaro. So narebye rero nsanga ari ngombwa yuko ibibazo biri mu muziki tubizamura, tukabigaragariza abanyarwanda, tukabigaragariza abayobozi b'igihugu, tukabigaragariza n'abandi bantu muri rusange bari interested mu muziki nyarwanda, kugira ngo twese hamwe turebere hamwe icyakorwa, hafatwe ingamba, kuko ikibazo gishobora kubaho ariko kitavuzweho umuntu wese agira ngo nta gihari, kandi nyamara gihari.
murakoze. yenda tutaragera ku bandi muri kumwe kuko uravuga kimwe mu cyo uheraho, uravuga ku kintu cy'imyumvire, uravuga ruswa, uravuga ikimenyane. Ibyo bintu waba ufite ingero zigaragara zerekana ko ibyo bibazo koko bihari? Ingero zigaragara ndazifite, ahubwo mu bintu byiza nakoze nuko nirinze kuba nazishyiramo mu ibaruwa no kuyigira ngufiya, ariko ingero ndazifite ku buryo buhanitse, yaba ruswa y'igitsina, yaba ruswa y'amafaranga, yaba ruswa zitandukanye. Ibyo zose ni ingero mfite. Ahubwo noneho si n'icyo gusa, ikintu giteye ubwoba noneho kibabaje n'iki ngiki ni uko narebye mu bahanzi barindwi, ushobora kuvuga ngo aba nibo bahanzi barindwi bahari bakunzwe cyane cyangwa se bakomeye mu Rwanda. Ni uko ujyamo, bamwe ni inshuti zanjye turavugana, ni uko ureba ugasanga bamwe muri bo na n'ubu baracyatanga icyo twa gutanga akantu kugira ngo indirimbo yabo ikinwe nshyashya yasohoke. Ubwo gutanga akantu mu rurimi rutagoretse ni ukuvuga gutanga ruswa? Ni gutanga ruswa, cyangwa se n'ababyita impano. Mu by'ukuri ushobora kureba mu buryo butandukanye, kubera ushobora gusanga wenda n'abanyamakuru bamwe n'abandi bafite amikoro makeya, ariko wabifata mu rwego rwa ruswa cyangwa se ikintu motivation personnelle y'uwo muntu kugira ngo akine indirimbo yawe. Noneho ukibaza nimba umuhanzi umwe uri mu bahanzi barindwi bakunzwe mu gihugu hose akora ibyo, abanyamakuru benshi bamusaba amafaranga kugira ngo bazakine indirimbo yabo, umuhanzi ukizamu utazwi n'umuntu n'umwe, uwo nguwo urumva bizagenda ute? Ni ukuvuga ngo hari ikintu cy'icyuka gihari igikenewe guhanagurwa, hakaza ingufu nshyashya. ari nacyo cyakindi mvuga ati ubundi reka ngubwire, talent management ni ikintu cy'ingenzi kigomba gukurikizwa n'ibihugu byo muri Afurika byacu. Impamvu umuntu uzi kontabilite bagombye kumushyira muri kontabilite, umuntu uzi management bakamushyira muri management, umuntu uzi umuziki bakamushyira mu muziki, tugapromotinga talent, ntabwo ari ugupromotinga icyene wabo. Uzakina indirimbo kubera ari ya mwene wanyu cyangwa kubera ari murumuna wawe cyangwa kubera amafaranga baguhaye, iyo ndirimbo ni kimwe karindwi izakumva, ariko ntibizabivuze ko ariyo ya ndirimbo nziza. Aha nakigutsa abantu batwumva yuko the psychology of music, indirimbo iyo uyumvishe inshuro zirenga 55 muri statistique ni kubavuga, utangira kuyikunda, itangira gusigara mu mutwe wowe ukumva wakunze indirimbo, ariko mu by'ukuri ari uko ayumvishe kenshi. Uyumvishe kuri radio, uyumvishe mu modoka, uyumvishe hariya, ugeze muri club bayikinnye urayigira kuba yo ayumvishe. That's the psychology behind music. Reka twumve icyo abandi babivugaho. Sine, wowe uri umuhanzi ubwawe ku giti cyawe, ibyo bibivugwa na DN ubyumva gute? Urakoze. Ngenda ndavuga kuri kote zitandukanye. Nta ruhande na rumwe ndi buvuge ko ari abere, nta ruhande na rumwe ndi buvuge yuko bakora ibihagije, sibyo? Reka duhere wenda ku bahanzi. Abahanzi turagenda yese tugakora indirimbo, tukanagerageza rwose kuvuga ati tugeze mu 2019 umuziki wenda ukunzwe umeze gute, generation iri irazamuka, barifuza iki, tukagerageza no kugira variety mu byo dukora. Okay? Ariko ikibazo cya mbere gihari ni uko hagati yacu twebwe nk'abahanzi ntabwo dufashanya, ntidukundana, ntitwumvikana. Uremeranya rero n'icyo DN avuga mu ibaruwa yavuga ko mufitanye ikintu kimeze nk'icyo yita ishyari? Okay, wenda we yabyise ishyari, sinzi, ntabwo navugira abantu bose, ariko icyo kintu kirahari cy'uko tuvuga nk'umuhanzi ntabwo ashobora nko gusanga muri studio yumva uri urakora indirimbo, wenda niba hari nk'akantu yanagufasha kubwira ati ariko hano hantu bigenze gutya byaba byiza, cyangwa wongeyemo kano kantu byabasaba, cyangwa kubwiza ukora kubwira ati iyi ndirimbo yes ni nziza ariko wenda production yayo ntabwo byoroshye, maybe harabura akantu nk'aka ngaka. No, jamais, nta muntu azapfa kukubwiza ukuri. Ariko singira ngo yenda ibyo ngibyo ni ukubera ko umuziki ngo wabaye nk'ikintu kimeze nk'ubucuruzi, abagira ngo kuko muba muhanganye, ntabwo nabyita mu guhangana byo guhangana biri mu rwango, ariko guhanganira ku isoko ry'umuziki. None se kugira ngo we akora ibyiza kukurusha kugira ngo mupiganwe? Oya, njye nibaza ko atari ibyo ngibyo, kubera ko reka nguhe nk'urugero wenda mu bucuruzi busanzwe, sibyo? Tuvuge nk'ubu uri hano ndetse i Remera, hari amasupermarket angahe? Ni menshi cyane kandi abantu bose barakora, buri muntu aba afite abafana biwe, sibyo? Afite abafana biwe akanakurana nabo. Dushaka ko turi abahanzi bakora hip hop 5 urumva, ariko ubusanga abafana b'umuntu bafite ikintu bamukundira buriya kiri different n'undi, kubera ko nubwo mwese mwamukora hip hop ariko nta na rimwe muzakora hip hop isa. Jamais, ntabwo mushobora gukunda, ntimufite amajwi amwe, mwitwara kimwe kuri stage. No, ntabwo bishoboka. Ntabwo ushaka kumbwira ngo impamvu ngiye ntashobora gukunda mugenzi wanjye, ntashobora gushyigikira mugenzi wanjye nuko turi muri competition. Mubona agiye kugwa mu rwobo ndiho ndarubona, muvuge ngo no reka mbyorera rugamo kugira ngo nsigare. Come on, hazaza mu ndereka. Nge ntekereza ko habayeho uko gukundana, gushyira hamwe, kumvikana, tukaorganize twebwe nk'abahanzi, hari ikintu byakwereka n'abari muri media. Hanyuma tugarutse muri media,
ibyo navuze hejuru by'uko tutumvikana tudakundana niyo mpamvu iyo tugeze muri media dukeneye yuko bakina izo ndirimbo biba byoroshye ko media nabo they take sides sibyo ni ukuvuga ngo niba DJ Adams akora kuri radio akaba wenda tuvuga yikundira indirimbo zanjye ku giti cyiwe ntabwo abantu bose bari muri media ariko bameze hari umuntu ukina indirimbo zawe kabisa atitaye ko wamuhaye amafaranga ko hari indi ruswa runaka kuri mwiza kuri umukobwa no hari abantu bakina indirimbo kabisa kubera ko yayikunze kandi bari responsibility ziwe gukina iyo ndirimbo ariko se niba ari abantu babiri hakaba hari abandi barindwi bose bakina indirimbo kuko bahawe amafaranga ubu abantu batatu nabo ejo nagira ubukene bakabuzana amafaranga zibagirwa za ndirimbo yakunda agatangira kuzikina kubw'inyungu. None nawe nk'umuhanzi uri aho ngaho mu Rwanda ibyo urabizi koko hari abaririmbyi kugira ngo indirimbo zabo zikinwe bagomba guha amafaranga abantu bazikina abo bita aba DJ? To be honest nteretse kuba surprise hari amakuru nteretse kumva urumva ambwira yuko hari ahantu ushaka gutwara nk'indirimbo sibyo indirimbo yawe bakayakira bakanakubwira ko rwose indirimbo ari nziza nta kibazo rwose izanakina ariko tubwire gakinwa nk'inshuro imwe yonyine nyuma ukazategereza ko indirimbo yakinwa ugaheba sinaje kuba surprise numva yuko kugira ngo ubashe kubona power play aho hantu hatandukanye hari amafaranga ugomba kwishyura runaka beza nka subscription kugira ngo indirimbo zawe zikinwe ntabwo ari contract ugenda gusinya nawe uvuge ngo twebwe iyi media yacu kugira ngo dukine indirimbo zawe iyi website yacu kugira ngo twandike inkuru zawe ugomba kwishyura amafaranga runaka niba ari gutyo bimeze nibe open tubimenye abashaka kwishyura bayishyura atabishoboye uvuga uti ntabwo nabashije kuba promoted kubera ko nta mafaranga mfite. DJ Adams ni umwe mu bakina izo ndirimbo yenda turamugarukaho mu kanya ariko mbere kujyaho DJ Adams reka mbanze numve icyo Makanyaga Abdul avuga. Makanyaga uri umwe mu bantu ngira ngo ufite amazina azwi cyane mu ruganda rw'umuziki mu Rwanda wowe ibyo bivugwa nabo ngabo bose bamaze kuvuga n'ibyikubiye muri iyo baruwa urabivugaho iki muri rusange? Murakoze hari bimwe dushobora guhurizaho hari n'ibindi dushobora kunyuranya. Hari ijambo numvise byerekeranye no gutanga ako kantu sindabona ugatanga sindamubona ariko iyo bikozwe ku buryo nk'ubwo mwumvise ubyibazaho ukabitekerezaho kuko nanone ntawe ujya gutanga ako kantu ngo ahagarare hayabikwereke ariko iyo bikozwe rimwe na rimwe wumva ko bishoboka kuba hari akantu kaba katanzwe. Cyokora ngiye kuva twatangira muzika kera siko twabikoraga. Icya mbere na mbere wajyaga gukora indirimbo ukayijyana kuri radio bakabanza bakayikosora ndiko bakoraga babanzaga gukora ikosora kureba amagambo ko yanditse neza bakongera bagatekereza uburyo wayikoze mbese bakareba ko ntawe iyo ndirimbo yibasira ntawe isebya noneho barangira bakakubwira ati iri jambo ryari ririmo ikuremo use n'urigurana kubera impamvu izi nizi bakazikubwira ukagenda ugakosora indirimbo yawe kuri Radio Rwanda ukayiririmba ejo ku cyumweru umunsi wo kwamamaza indirimbo nshyashya zose zigasohokera icyarimwe. Mwebwe icyo gihe nta mafaranga babasabaga yo kugira ngo bamamaze indirimbo zanyu? Nta n'igiceri nta n'ifaranga na rimwe uretse kwandika ko iyo ndirimbo yihaye Radio Rwanda. Ubwo icyo gihe turavuga ko habagaho radio imwe yonyine ya radio ya leta imwe rwose kandi niho hagombaga nyine gutangwa akantu. Ndibuka ko komeza ndibuka ko hari n'abakozi n'abacuranzi bakoragamo ahubwo nibo badufashaga kugira ngo indirimbo zamamare kuko iyo wanga ko indirimbo ya mugenzi wawe ivuga niyawe ntishobora kumara igihe kuko ntawe uzamenya inziza kuko hari inziza uba upfundikiye abandi bakunze ntizigaragare. Ariko nkawe Makanyaga ngira ngo mu gihe cyawe mu gihe watangire kuririmba umuziki hari amarokestre menshi yakunzwe kandi yamenyekanye mu gihugu mwebwe mwajyaga mugirana iryo shyari nk'iryo ngiryo Diane avuga mu ibaruwa ye? Iryo shyari ntago twarigiranaga rwose. Mwakoranaga gute? Ukuntu twakoraga buri ahubwo ikintu twakoraga n'uburyo bwo kurushanwa ukumva ko mugenzi wawe yasohoye indirimbo igezweho nawe ugahata ukihata ku buryo bwose ushobora kubona indirimbo igezweho nawe zose barazicurangaga ukajya kumva niyawe nitaba irusha yakubanjirije ariko nibura bakavuga ati ni indirimbo ni nziza buri wese akavuga ko ari nziza.
DJ Adams, ndakumva president. uri umwe mu bantu bakora mu bintu by'umuziki cyangwa mu Rwanda, ngira ngo n'iri zina ryawe rirabisobanura, ucuranga indirimbo z'abahanzi. Wowe urabyumva ibyo abo bahanzi bavuga, urabivugaho iki? Mbanze ngushimire, nanashimira Diane we wagize ubutwari bwo kwandika letter nk'iyo ngiyo. Ndanashimira na Makanyaga nawe watanze ibitekerezo bye, ndashimira na Sini watanze ibitekerezo bye. Ayo nkanagushimira cyane nkawe wafashe umwanya kugira ngo utekereze ku muziki wo mu Rwanda. Icyo navuga kuri Diane, byinshi cyane we yavuze yagiye yinyuraguramo, cyangwa se navuga ko yabifashe abishyiramo macuri. Icyo ngicyo cyo guhagarika umuziki w'abanyamahanga turakigarukaho mu kanya, ariko kuri iyo ngingo yavuze ya ruswa, abantu bacuranga indirimbo z'abahanzi babanza gukoresha ikimenyane cyangwa se gusaba ruswa, wowe ibyo ngibyo nk'umuntu ukora muri urwo rwego rwo gucuranga indirimbo z'abahanzi urabizi icyo kibazo kirahari? Ibyo rero byo n'uwabihaka nawe wayigisha nkana. Jewe maze gukora kuri radio nduvuga ngo ari umwaka wa 12 kuva byatangiye nzi ko batanga ruswa utayitanze nagakino, niko mbizi. Abakobwa nzi neza ko utaryamanye n'umunyamakuru ashobora kuza gukinira indirimbo. Ni benshi niko bimeze, naho ngaho bake bumva ngo barahari. Abenshi basanga barakiye muri izo nzira, cyangwa se hari ubundi buryo bagiye banyuramo buborohereza kuhagera. Atari amafaranga ubwo ngubwo no kuryamana n'umunyamakuru, nubwo ari n'umunyamakuru gusa, babanziriza ku producer. Umuproducer bakabanza bakaryamana, noneho bamara kuryamana akamukorera indirimbo, yamara kuyimukorera akayizana kuri radio natwe tukamusaba kuryamana nawe cyangwa se kumuca amafaranga. Ni gutyo benshi muri bagenzi banje bakora, niko bimeze. Ibyo nta nubwo twakwerwa tubitindaho, niko bimeze. None ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo bikorwa ku bahanzi bafite indirimbo yenda zidakunzwe cyane, cyangwa se nubwo zaba zikunzwe cyane ariko kugira ngo zikinwe ku maradiyo nabyo bigasabwa ko bikorwa? Abo bigora cyane ni abahanzi bakiri batoya, ariko urumva ko bose batangiye nyine bakiri batoya. Urumva ko ni inzira imwe batangiriyeho, gusa bagiye barenga aho ngaho ugasanga wenda bamwe barashatse, cyangwa se abandi babaye bakuru, cyangwa se baranamenyekanye bakumva batagishoboye gukora ibyo ngibyo, cyangwa se basi bamwe bakanabivamo bagahitamo kureka umuziki burundu kubera ko babona batashobora gusubira muri ibyo ngibyo. Ariko abatoya bo n'ubu n'aka kanya wasanga hari urimo kubikora kubera ko arashaka kumenyekana. Wenda we arumva afite impano, ariko icyo nababwira kandi munze no kubibabwira kenshi, success is not sexually transmitted. Bisaba gukora ibintu bizima, ntabwo bisaba kuryamana n'abantu kugira ngo yenda kuba tumva icyongereza urashaka kuvuga ko kugera ku kintu cyangwa se gutsinda bitanyuzwa mu nzira z'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ariho binyura, bisaba gukora ibintu bizima. Ruswa irahari, nawe urabyemera Diane? Ngira ngo cyane, ahubwo tugarutse ku ngingo uvuga yuko umuziki nyarwanda ugomba gutezwa imbere, ariko ubwo ndimo ndabaza Diane, ariko hagahagarikwa umuziki w'abanyamahanga. Ibyo bintu byakorwa gute, byagenda gute mu gihe cy'umwaka wose? ni kuvuga ibyo bintu byashoboka. Reka nsobanure uburyo byakorwa, ariko mbere na mbere kamanze nashimire DJ Adams mu bitekerezo bye, uko nsanzwe nanamuzi mu ruhare rukomeye cyane mu guharanira ko umuziki w'Inyarwanda utera imbere. Gusa nawe gusa na bagenzi banjye turi kumwe mu kiganiro, n'umubyeyi Makanyaga nawe rwose ndamushimira na Sine. Mbere ukuntu mbibona umuziki nyarwanda ku promotinga, ubundi baravuga mu gifaransa pour mieux se faire il faut reculer. Kugira ngo usimbuke ugomba gusubira inyuma. Ugomba gusubira inyuma ho gatoya ukareba aho ibintu bitagenda neza. Impamvu nemera ko umuziki w'Inyamahanga kuwuhagarika, ntabwo mvuze ngo abantu ngo gukina umukino w'umuziki w'Inyamahanga ngo bibe icyaha cyangwa bibe ikintu kigenwe n'amategeko. Hoya, njye icyo nasabye ni uko amaradiyo azwi mu Rwanda asabwa guhagarika gukina imiziki y'amahanga. Abayishaka bakasanga ahandi nta kibazo, no mu YouTube n'ahandi, ariko radiyo zo zikagira uruhare mu gupromotinga umuziki nyarwanda. Nabo batabikurikiza byose vuga mu mwaka wose bakavuga amezi 6 ntacyo byabitwaye, nabo batavuga ngo icyumweru cyose bakavuga ku Monday to Friday byashoboka. Ariko reka ngusobanurire impamvu bishoboka. Impamvu bishoboka ni uko kugeza uyu munsi ntabwo urugero rw'igihugu cya Nigeria bagira gutya nka 10% gato bagakina imiziki y'Abanyamerika mo gakeya, ariko ndagira ngo nkubwire umunyamahanga gukinwa muri Nigeria ni nko gutuma umumarayika yinjiza no mu marayika. Ariko ibyo ntabwo byafashwe na leta, ntabwo ari itegeko ryafashwe na leta. Ndabyemera ko atari itegeko ryafashwe na leta, gusa na leta yabigizemo uruhare. Hari ibihugu duturanye nka Tanzania, ni igihugu abantu baho bakunda ibintu byabo, donc bitewe n'umuco na culture ihari, usanga noneho nta nubwo ari leta ingombwa ngo bijyemo, usanga abakugabo bagomba guteza ibintu byabo mbere y'iby'amanyamahanga. Nigeria ntabwo bakunda ibintu byabo cyane, wongeraho cyane impamvu nayindi.
ariko kubera ko twebwe abanyarwanda dufite umuco wo gukunda ibintu by'amahanga cyane. none ntabwo ari bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo akeza karigura. Ntabwo ari ukuvuga ngo yenda impamvu bakunda ibyo bihangano byabo nuko ibihangano byabo nyine ari byiza, bakabona ko iby'abanyamahanga nubwo babikina ariko biza ku mwanya wa kabiri kubera ko ibyabo nyine bisanzwe ari byiza. Ntabwo ari uko nguko nabibona. Gusa ikintu nakemera cyo twakemera ni uko umuziki wa Nigeria bafite umuziki mwiza pe, bafite umuziki mwiza kabisa, ariko ntabwo ari cyo kuvuga ngo mu Rwanda ntabwo bishatse kuvuga ko mu Rwanda umuziki w'abanyarwanda atarimo. Hoya ni uko abanyarwanda hari culture yo gukunda ibintu by'amahanga. Ufashe umuziki wo mu Rwanda ugapromotinga ku buryo buhambaye umuziki w'abanyarwanda ku maradiyo, ikintu byafasha ni uko abanyarwanda bakongera bakiyumva umuziki nyarwanda kurushaho, kuko dufite icyo twakwita music deficit in Rwanda, kuko imiziki y'inyamahanga iratekinga over. Kandi ikintu kibabaje muri iyo miziki y'inyamahanga ndagira ngo mwite nuko wenda nta muntu ukora translation ngo ashire mu kinyarwanda ibintu bavuga. Imiziki y'amahanga kwiza ubutumwa buhambaye bw'ishimisho ni ukuntu biga mu kinyarwanda. Donc harimo message itari nziza yo gukwiza urubyiruko. Turi kurarura urubyiruko muri iyo miziki nyamahanga. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Tukiri kuri iyo ngingo, nk'abo wowe Sine uri umuhanzi, icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo bakine indirimbo nyarwanda gusa mu gihe runaka, amezi 6 cyangwa se umwaka, nta ndirimbo y'amahanga ikinwa kuri radio yo mu gihugu, ucyumva gute? sinzi, hari abantu twaba tubujije uburenganzira bwabo ko buri muntu afite uburenganzira bwo gukunda indirimbo ashaka, sibyo? Ikindi kandi nkeka ko mu myaka wenda tuvuge 10 ishize kameme hari improvement yabayeho. Amaradiyo hari abantu benshi bagerageje kugenda bababwira abantu nyine reka tugerageze gupromotinga indirimbo zacu. Ngira ngo nungu murabona ari nk'uwitwa DJ Marno avuga ko batangiye gahunda yo kuzajya bakora indirimbo n'abahanzi zibyinitse kugira ngo muri club abantu babashe kubona indirimbo z'abanyarwanda zibyinitse. Hari abantu kabisa bifuza ko umuziki washugira ahantu runaka. Ntabwo twavuga ngo duhagarike indirimbo z'abanyarwanda kandi wenda abo ngabo mushaka indirimbo z'abanyamahanga z'abanyamahanga kandi wenda abo ngabo mushaka ko bazikina mushaka kuzibakinisha ku ngufu, tuvuge ntibabishaka. Urumva? So niba afite abahanzi babirakunda wenda banamuhana n'iyo ruswa akaba ari bakina bonyine, mukamuvuza ko nta ndirimbo zazongera gukina, bizagenda gute? Ntekereza ko icy'ingenzi cyane ari kuba abanyarwanda twashyira hamwe tugakundana, tugakunda umuziki wacu, tugapromotingana vraiment. Niba umuhanzi akuzaniye indirimbo kuri radio ukumva indirimbo rwose ntago imeze neza, production yayo ntimeze neza, nk'uko Makanyagara yabivuze ati kera bajyaga badukosora akatubwira ati amagambo muhamwe akoresha ntago ariyo. Iyaba twagiraga abo bantu, sibyo? Iyaba umuhanzi yazanaga indirimbo, ko byo hari abahanzi bazana indirimbo wayumva ukavuga uti ndimo ntabwo nshaka kwikina. Hari umuhanzi ushaka kuzana indirimbo nakoze kuri radio, umuhanzi ashaka kuzana indirimbo uburyo yaririmbye ukumva ni nziza pe, ariko ugasanga nka title umutwe wayo vraiment ntabwo bikunda ukumva ntabwo uri kwibona wenda uvuga uti indirimbo ari kwishyira akaba ari umuhanzi wenda ukizamuka yitwa gutya nawe ukumva ufite nk'izina ry'ishegu cyangwa izina wumva ritari, kandi mu by'ukuri aririmbye neza, sibyo? Ariko se turi tayari, turi honest, turavugisha ukuri. Uwo muntu wamugira inama ukamubwira uti iyi ndirimbo ni nziza ariko iyi title wakoze iyo ugerageza kuyihindura ukayita gutya kundi, sibyo? Yari kurushaho kumvikana neza. Ni bangahe bashobora gukora icyo kintu? Makanyaga, wowe wumva gucuranga indirimbo zo mu Rwanda gusa z'abanyarwanda gusa ari ushobora kuba umuti wo kuzamura ibihangano nyarwanda mu gihe cy'umwaka cyangwa mu mezi 6? Ndumva aho ngaho ntabyemera, uretse ko icyo nashyigikira twasa n'abagabanyaho gatoya, kuko hari igihe ko kubona nko ku biganiro bya televiziyo ukabona haje nk'indirimbo 12 mu ndirimbo 10 ukabona indirimbo 3 ni iz'abanyarwanda, 7 zose ari iz'abanyamahanga. Icyo kintu cyagombye kugira kwitabwaho kikamenyekana. Ikindi kintu ngiye naje kubona kintera impungenge cyane muri muzika yacu nyarwanda, iyo ngeze Tanzania, iyo ngeze Uganda, iyo ngeze nuko tuvuge no muri Nigeria, sinari numva bacuranga indirimbo z'abanyarwanda ku buryo bungana gutyo. Icyo kintu kintera ikibazo ku mutima. Ese kuki twebwe izacu batajya bazicuranga? Ni ukuvuga ko
ese abanyarwanda ni ukuvuga ko batagira amatwi yo kumva indirimbo nziza na rimwe? hari izikunzwe cyane n'abanyarwanda, nose ni ukuvuga ko abanyamahanga bazaturusha no kumva indirimbo nziza. Kuki izacu zitajyayo ngo zijye gukora? none byaba ari ukubera ko wenda ziri mu kinyarwanda batazumva, cyangwa se zaba ari ukubera ko zikoze nabi? turacyumva iki Nigeria ntabwo tucyumva rwose. hari indirimbo nziza rwose z'inyarwanda zicurangitse kandi abantu bakunze, zikunzwe natwe abanyarwanda turazumva tukumva hari indirimbo uzagera mu makonseri uzareba, hari aha usanga abanyamahanga babyina indirimbo nyarwanda rwose bazibyina, nabo barazibyina. ariko izacu ntizishobora kugenda ngo tugere Tanzania. nimushaka muzabigerageze mu birebe, muzajye Tanzania mwumve ko hari radiyo ivuza indirimbo nyarwanda nibura nk'ebyiri. muzajye Uganda, muzajye Kenya, ntabwo ari ukuvuga ko dufite indirimbo mbi. hari indirimbo nziza ziruta ndetse n'izabo. muri ibyo bihugu byose uvuga nta hantu nzi hari itegeko rivuga ngo ntimugacurange ibihangano by'abanyamahanga. Diane we aravuga ati hajyamo imbaraga za leta, bakabwira amaradiyo kugira ngo acurange ibihangano by'abanyarwanda. iyamamaza ryagombye gukora ku uburyo bushoboka bwose, kuko iyamamaza nta rindi tugira ni amaradiyo, tukareba natwe uko indirimbo zakwamamazwa. naho kuvuga ngo duhagarike indirimbo z'amahanga burundu ntabwo byaba byiza, kuko n'ahanini indirimbo zacu nyinshi dusa naho hariho tuzikomora. hari aho tugenda dusa n'abigana, kandi uwigana burya abayiga ashobora kuzagira ikimuteza imbere. ntabwo twazihagarika burundu, ariko tukagerageza tukareba nk'umubare dukoresha. niba ukoresheje indirimbo 10, nibura 7 zibi iz'abanyarwanda, izindi 3 zibi iz'amahanga. DJ Adams, wowe ubona ko ni igitekerezo kitakunda? Ndahera kandi mu mateka ya kera cyane, wenda Makanyaga niyo musaza uranga ushobora kubyumva akabimenya. hari indirimbo yitwa na Kei Nairobi. iyo ngiyo ni indirimbo ya Billy Abel. muri Kenya bari barafashe umwanzuro muri 1986 bavuga ngo indirimbo zo hanze tuzihagarike. na Kei Nairobi yaraje perezida we ubwe wari uhari icyo gihe aravuga ngo indirimbo zo mu mahanga zinakomeze ziza ari nyinshi. icyo ni icya mbere. icya kabiri, ufashe amabuye ugashyiramo diyama, umuntu ari bubone diyama, umuntu uzi diyama arahita abona diyama amabuye ayareke. impamvu indirimbo zo mu Rwanda zidakinwa hanze ni uko n'ubundi ujya gukina iyo ndirimbo ugasanga n'ubundi ugiye gukina indirimbo y'inganda, bakibaza ngo izi ndirimbo zo mu rurimi rwacu bya bindi nise gushishura. nta kuntu ushobora gufata indirimbo n'ubundi imeze nk'iyo muri Nigeria utekereze ko no muri Nigeria n'ubundi bari bufata iyo ndirimbo bumve ko ari iy'ahandi kandi n'ubundi ari iy'iwabo. aho ngaho ushatse kuvuga gushishura mu rwego rw'injyana cyangwa mu rwego rw'amagambo agize indirimbo? byose, yaba amagambo yaba n'injyana, kuko hari indirimbo nyinshi cyane ziri mu njyana, zindi ugasanga noneho n'amagambo ni gutyo nyine bahinduye gusa mu kinyarwanda, cyangwa se bakabihindura bakabikura mu kinyarwanda bakabikura mu rurimi rwo hanze bakabishyira mu kinyarwanda, kimwe n'injyana ni gutyo. rero aho kugira ngo igihe ikintu mvuge cyashoboka, ari nacyo kintu cyonyine cyashoboka, ni uko twakora ibintu bifatika, tukareka kwigana iby'abandi, tugakora iby'abanyarwanda nyine bibereye abanyarwanda, kandi indirimbo nziza zifite umwimerere wacu, zifite uburyo zicurangitse, zifite uburyo ushobora kumva ngo iyi ndirimbo, nk'uko ushobora kumva indirimbo ukamenya ngo iyi ndirimbo niyo muri Kenya, iyi ngiyi niyo muri Tanzania, iyi ngiyi niyo muri Uganda. muri Uganda nta na hamwe bigeze bavuga ngo duhagarike indirimbo zo hanze. ntabwo muri Kenya bigeze babivuga ibyo ngibyo, icyo gihe cya kera nabwo biranga. hanyuma na Uganda ni gutyo, Nigeria ni gutyo. hari umuntu uvuze ngo Nigeria ntabwo bakina indirimbo z'ahandi, barazikina ariko nyine bazikina ku rwego rwo hasi kubera ko bafite ibyabo bihagije. ni nko kuvuga ngo umuntu arahinga ibirayi Nyabugogo ngo agiye kubicuruza mu Ruhengeri, we wabijyanayo biramutse bitandukanye n'ibyo mu Ruhengeri, ariko nta kuntu nambwira ngo mu Ruhengeri bakeneye ibirayi bya Nyabugogo, ntabwo bishoboka. hanyuma ku bijyanye no kuvuga ngo leta yabijyamo ikabihagarika, ikavuga ngo amaradiyo yose atangire gucuranga indirimbo zo mu Rwanda, ahagarika izo hanze, nacyo ni ikindi kintu leta itashobora no gutinyuka gukora. icya mbere, ayo maradiyo ahari kugira ngo akore ubucuruzi kandi arasora. ayo maradiyo akina izo ndirimbo kubera ko azikunze kandi kubera ko arizo zishimisha abazumva. urumva ko nibo bihitiramo ibyo bagomba gukina. nibahagarika n'ibindi bihugu nabyo bikavuga ngo natwe reka duhagarike iyo mu Rwanda, ni ukuvuga ko n'andi mafestivali noneho yandi agaragaza umuco, handi usanga babandi bakora ibintu by'umwimerere, urukerereza n'abandi nk'abo ngabo ba Makanyaga bagenda bagakora ibintu byumvikana ko ari ibyo mu Rwanda,
ubwo nawo gusubirayo ntabwo baba bagisubiyeyo kubera ko tayari nyine barihagarikiye ubwabo kazi. DJ Adams ikiri kuri ngingo Diane aho ngaho ngira ngo yenda umuntu yakubaza kuko icyo ngicyo avuze DJ Adams ni ikintu ngira ngo cyumvikana. Uravuga uti bahagarika umuziki w'abanyamahanga mu Rwanda, ariko none abanyamahanga nabo bavuze bati duhagarika umuziki wo mu Rwanda. Iki ni ikibazo cyiza. Duhagaritse umuziki, icyambere ngomba gusobanura ni uguhagarika umuziki w'abanyamahanga mu gihe runaka. Ariko ibyo bihugu nabyo bishobora kuvuga bati natwe niba mubihagaritse natwe twabihagarika muri icyo gihe mubihagaritse. Aho rero ni ikibazo kiri, babihagarika gute ahubwo undi barabihagaritse ntayo basanzwe bari. Ariko hari indirimbo zijya zikinwa, hari indirimbo z'abanyarwanda zijya zikinwa mu mahanga. Reka mubwire nagerageje ko hari n'igihe ugira gutya kuri Trace ko n'Inyarwanda iciyeho cyangwa birashoboka pe, ariko ndagira ngo ubwire pasita kibariza abanyarwanda nimba koko Makanyaga tubwiye ko nawe yagiye ahantu hatandukanye ku muziki w'Inyarwanda ntukinwa, nta muziki w'Inyarwanda uza kubona muri Nigeria. I'm telling you, genda wumva radio umwaka wose uzayiba. None reka kubaza ni ukubera iki twebwe mu Rwanda twacuranga 70% y'imiziki Nigeria cyangwa y'amahanga mu bihugu duturanye cyangwa n'ikindi gihugu cyose nta hantu namwe bari gucuranga more than 2% or 3% w'imiziki Nyarwanda. Noneho muri za Nigeria ho ni 0%. Ngaho mbwira umuziki Nyarwanda bazakina Nigeria. Yewe ngo niho hari ikibazo. Nibyo ngibyo bavuga byo kuzamura percentage y'indirimbo Nyarwanda nabyo byari igisubizo kuko umubyeyi Makanyaga bivuga nabyo igisubizo cyagira kamaro. Inyandiko yanjye nagaragaje mu cyangwa iki kibazo kizamuka abantu bakimenye ko 70% y'imiziki gucuranga ari nyamahanga, ariko muri y'amanyahanga ho ushobora gusanga ari 0 to 1%. Zimwe mu ngero utanga mu butumwa bwawe cyangwa se mu ibaruwa yawe uravuga hari n'aho uvuga uti nta kuntu umuntu wakunzwe mu gihe cya kera yaba ari we gukomeza gukundwa ubu ngubu, ariko ngira ngo ibyo ngibyo biterwa n'ukuntu indirimbo yenda yari yubatse cyangwa se indirimbo amagambo arimo abantu bayiyumvamo. Hano mfite urugero, hari nk'indirimbo yakozwe ngira ngo na Makanyaga ayirimo, iyi ngiyi yitwa Rubanda. Reka twumve uburyo yakozwe igitangira. kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi. Ni wowe muvandimwe, ni wowe niringiye, ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye. Rubanda nibakakoshe. Makanyaga, iyo ndirimbo waba wayumvise? Waba wayimenye? Ndayumvise rwose. Noneho reka twumve iyi ngiyi wasubiyemo uri kumwe n'abandi bahanzi bo muri iki gihe Rubanda remix. None mbere yenda yo kukubaza wowe Makanyaga icyatumye izo ndirimbo muzisubiranamo, reka mbaze yenda DJ Adams, wowe uri kuri radio, izo ndirimbo barazikuzaniye ari ebyiri, iyo washyiramo ni iyi? Byaterwa niyo muntu yasabye cyangwa se bigaterwa n'amasaha ayariyo, ariko ku giti cyanjye je nta kintu original ari je ugiye ngo nige nago bayinsabye ndakina ibyo gihe nshaka, nta kintu original. Kubera iki? Icya mbere nyine original aba ari original, ni ukuvuga ko uburyo ikoze ifite umwimerere wayo. Icya kabiri abayisubiyemo bagiye kubisubiramo bakora ukubisubiramo, kandi n'uburyo bayisubiyemo harimo uburyo bw'ubuswa. Iyo Makanyaga ataza kuba ahari ubwo babonaga bari kubikora ngo ibe nzima. Dufite amahirwe kuko nyiri ubwite arahari. Makanyaga, wowe kugira ngo iyo ndirimbo mujye kuyisubira muri kumwe n'abari abahanzi bandi mwayiririmbanye, byatewe n'iki? Byaturutse ku bushake bwa ubundi twajyaga duhura tukaganira, baza kubinsaba barambwira bati turashaka tuzaririmbane nawe indirimbo, turirimbane n'umusaza wa kera. Barabinsaba ndabibemerera, barambwira bati bo tuzarebe icyo bizatanga, nta n'ikindi kintu cyari kirengejeho kindi bashakaga. Ntabwo byari bishingiye ko iyo ndirimbo ni imwe muzakunzwe zizwi, ariko yenda ku buryo udashobora kuyijya nko muri twatuzu tw'urubyiniro ngo uyisangemo, yenda bayishyiremo ibikoresho by'ubu ngubu umuziki udunda kugira ngo ube wanayicuranga. Ntabwo ibyo mwabiganireho? Nabyo twabiganiriyeho kuko ubundi urumva nayikoze mfite gitari imwe ndimo kuririmba ndi njyenyine, undi muntu harimo kunkubitira udukoni ku gakarito. Iya mbere yaje kuba nziza kuko ni original. Urabona nk'urugero nshobora kuguha rundi, urabona Malayika yasubiwemo kenshi kandi yararirimbwe n'umusaza bita William. Ukuntu yayiririmbye we kugeza nta numwe uyiririmba, n'uburyo bayicuranga usanga bitameze kimwe. Nubwo yego iba nziza kubera imikorere bagenda
abahanga bagenda bavuka babikora, ariko urumva ko itameze nk'iya William neza wayicuranze mbere. Diane, ngira ngo urwo rugero rw'izo ndirimbo naruzanye kubera ko mu ibaruwa yawe uravuga ukuntu indirimbo za kera n'iz'ubu ngubu bihabanye kandi bidashobora kujyana, ariko wumvise izo ngero, wumvise ibyo bavuga Makanyaga ndetse na DJ Adams, wowe ntabwo ubona ko iyi ndirimbo ishobora gusubirwamo cyangwa se igahindurirwa injyana bitewe n'ikigamije kugeraho? Birashoboka, kandi nk'uko wenda bagenzi banjye babivuze, umwihariko umwimerere w'igihoro ari umwimerere. Gusubiramo rero akenshi n'ukuntu abantu babikora ari ukwishimisha, bahuriye muri kagaragaza nk'ikintu cy'ubumwe bahuriyeho bagakora, bigashimisha bamwe mu bafana. Ntacyo bitwaye niko mbona, ariko mu by'ukuri umwihariko w'indirimbo buryo uhora ari umwihariko, kandi nubwo Makanyaga bivuze ati hari ubuhanga bugenda buvumbuka, haba muri mixing, haba muri production ya music ubwaho bushobora gutuma indirimbo kuko iba nziza, ariko mu by'ukuri kera, imiziki ya kera impamvu igira umwihariko, abantu bajya gukora imiziki basubiragamo inshuro nyinshi, ngira ngo recording za kera bashobora kuba barafataga station yose yakoramo gato ikosa rimwe bagasubira inyuma, mu gihe ubu ngubu ushobora gufata uduce duto tukaza kuduteranya. So hari preparation. Baretse gatoya, ariko ngira ngo ushingiye kuri icyo ngicyo, ngira ngo kiragaruka kuri cya kindi DJ Adams yavugaga ko urasa nkaho mu butumwa bwawe mu ibaruwa yawe nawe wivuguruza. Urumva urimo urashima ibya kera uko byakorwaga, kandi ukavuga uti ntabwo nari umugabo yahora n'intebe. Aho ngaho rero nayo hantu nashaka kuvugaho. Mu by'ukuri ngiye mvuga ati nari umugabo ntabwo yahora intebe, ngiye ntabwo navuze cyane ku bijyanye n'ibihangano. Ngiye ahantu navuze nari umugabo ntabwo yahora intebe, ni uko mu Rwanda abahanzi 10 bakunze, gisubiye inyuma usanga bari mu bahanzi 10 baba bakunze imyaka 10. Urumva nuvuga ngo hari abantu bahora bahabwa intebe bakoresha nari umugabo, ngo abahanzi bakomeye kumva abahanzi baracyari mu kimwe kukibaza. Umuhanzi yakunzwe imyaka 10 kugeza imyaka 18 ahari tuzarinda dusoza ari muto. Hari ikintu cyo guhereza nari umugabo intebe mu muziki nyarwanda, ukumva ko kana ko wazamutse muziki azaho yarazamutse, ntabana bato bazigira bazamuka, bidashingiye ku gihangano ubwacyo, bishingiye gusa ngo nukubera ko izina rizwi. Kenshi wenda no bihugu byo bitandukanye, iyo ufite izina ubundi umuntu witwa Mahori Bonheur avuga ngo kubaka izina s'umukino. Uzina ni ikintu gikomeye. Iyo ufite izina ugira abafana, wakora ibintu bikarushaho kumenyekana, udafite abafana ibintu bye ntibizamenyekana. So igihe cyo nitaga nari umugabo, hari ikintu cyo gupushinga mu Rwanda, ugiye wabona abahanzi nka 7 bapushingwa the whole time, imyaka 10 gashize n'indi 20 zashize. They are not give, ntabwo bari guhereza umwanya abantu batongo bazamuke nabo. Hari ikintu cyane ari umugabo iyo wihabwa intebe ugasanga umuhanzi wari ukunze imyaka 10 ushaka kudukundisha igihe cyose, kandi amahera abazamuka bagatinagazwa kubera ko batabona ahantu bagatarazamuke. Sine, wowe uri umuhanzi ngira ngo ntakabije navuga ko uri mu bubu ngubu, icyo ngicyo cya nari umugabo ikomeza guhabwa intebe, ucyumva gute? Wenda kuba umuntu yahitinga imyaka 10, 20 biterwa n'ubuhanga bw'umuhanzi, ushobora rwose guhitinga for long time, sibyo? Nizera neza ko Mzee Makanyaga aramutse akoze indirimbo windi nshyashya akayizana, yaba ari indirimbo nziza, kandi no doubt namutse nkiri kuri radio nayikina kuko yaba ari indirimbo nziza. Ntabwo byaba bivuze yuko ari uko yabaye umustar cyane, ariyo mpamvu mukinnye byaba bivuze ko azanye indirimbo nziza, mbara indirimbo ikwiriye koko kugezwa ku banyarwanda nkayikina. So nkeka ko ahubwo twavuga ko niba ari abantu batanga ruswa n'abantu bamenyereza abantu kubaha amafaranga, nyine they continue to do that, kandi mu gihe iki kintu gihari, kandi akaba atari ikintu kiri open, abantu bose bazi ngo umuntu nawe ashaka gutanga amafaranga. Ni ukuvuga ko yes, ushobora guhitinga imyaka 10 ko ufite amafaranga yo gutanga, hanyuma abandi bahanzi barazamuka ntibabone aho bahera, kubera yuko batazi what to do, cyangwa se niba banabimenya akabandi ubwo bushobozi ntabwo bafite. Ntekereza ko ari cyo yari yashatse kuvuga kurushaho, ariko nkeka ko abantu ntabwo bapfa gukinwa gutyo gusa, ntabwo bishoboka. Aravuga ko nko mu bintu byo kuzamura abahanzi bubu, arashaka ko hajyaho urubuga rwihariye indirimbo zigomba gukurwaho kugira ngo amaradiyo azikine, akazivana kuri urwo rubuga, ku buryo radiyo idashobora kwemererwa kuyikina indirimbo idakuwe kuri urwo rubuga, kugira ngo hacike ibyo bibazo mwavugaga biri mu muziki bya ruswa by'ikimenyane. Erega rero sinzi, afite ibibazo byinshi. Reka mbereke nk'urugero, hari haje Afrifame, sinzi niba muyibuka.
yari nka platform indirimbo cyane cyane za video zacishwagaho urumva ugasanga bimaze no gufata abahanzi kabisa ku buryo umuhanzi yasoraga indirimbo ikintu cya mbere akora akacisha kuri Afrifame but Afrifame ubu yarafunzwe hari ibintu byajemo nyine nabyo bidasobanutse ntahagararaho ngo ntanga amakuru kuko ntago nanjye numvise afatika sibyo ariko yarafunzwe hari impamvu yafunzwe ngewe ndongera kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo twebwe abanyarwanda abantu bari muri music industry cycle ni twebwe dufite ibi bintu mu biganza byacu nitwe tubyica kandi natwe dushobora kubigarura niba Rwanda ndikubiyemo ibintu byinshi ndikubiyemo ingingo nyinshi n'ibibazo ndetse ariko bijyaje gutanga ibisubizo mu kanya wari uvuze we Diane uti urabona mu Rwanda hari ikibazo cy'imyumvire ikibazo cyo kujya mu bitaramo abantu ugasanga baricaye ugasanga harimo intebe bimeze nko mu rusengero hari ibintu mu Rwanda ngira ngo nanubira cyahari bita ngo karatunyuze indirimbo nk'iyo ngiyo yari irimo ya rubanda y'umwimerere hari na rubanda y'ubu ngubu izo ndirimbo wowe ugiye mu gitaramo wazibyina kimwe cyangwa se waziyumvamo ku buryo bumwe kuko ngira ngo zicuranze mu buryo butandukanye imwe iradunda indi iroroheje iratuje ni ibintu ubona bishingiye ku muco byanze bikunze cyangwa bishingiye ku buryo indirimbo ubwayo yubatse iririmbye ngewe ukuntu mbibona bishingiye kuri ibyo byombi ku muco no ku ndirimbo ubwayo ariko niyo mpamvu mu ibaruwa navuze ko ubundi gufata umuziki iyo kinise modern music ukakivanga n'umuziki gakondo mu by'ukuri umeze nk'uvanze amasaka n'amasakaramentu ni nko kujya muri resitora ugakomanda igikoma n'avoka ntabwo ubundi bibaho hari abantu babirya ushobora kubirya ko ntabwo birya bivanze cyangwa se hari ikintu nashatse kugaragaza aha ngaha nashatse kugaragaza ko hakenewe imbaraga zikomeye wenda nka leta ibigizemo uruhare igapushinga cyane abantu baririmba umuco n'abantu baririmba indirimbo za gakondo ikabafasha mu buryo bwabo ku buryo n'urubyiruko rushobora kuba interese rukabijyamo rumenya inyungu ziririmo kugira ngo uwo muco utazacika kuko buri muziki nyarwanda n'umuco muri rusange n'umuziki gakondo bifite umwihariko wabyo ariko nawe dusohotse tukajya mu muziki w'icyo modern niho navuze neruye neza mu muziki wa modern harimo message ijyanye no kwishima imyidagaduro wenda ntanarengere cyane harimo n'ibintu bijyanye n'ubusambanyi n'ibindi byose so umuziki modern yo ufite ukwawo wagenda iyo ufashe rero ukawuvanga n'uwa gakondo n'ubwo ufite ibintu byinshi bihuriyeho hari ikintu nk'ibyo kiba kibaye nk'ikibazo kuko umuziki gakondo ni nk'umuco twagombye gufata tugasigasira ariko umuziki modern yo turi kujyana ndetse mu competition aho umuziki ugeze the trend byatandukana gute byatandukanira he ibyo kuntu nabona byatandukanywa nabona na minisiteri y'umuco yafata ikabera nka umbrella abantu bakora umuziki gakondo rimwe na rimwe ikazajya inafatira muri bo ikaba yabahemba cyangwa se ikagira amafaranga bashiraho yo kubasapotinga no kubafavoriza no gufavoriza urubyiruko kuba babijya mu bintu bijyanye na gakondo kuko njye ubwanjye ntabwo ndi umuziki gakondo kuko umuziki gakondo ni nk'umuco ni nka gutya wagenda i Butare ukareba ibirangamuco bimwe na bimwe by'u Rwanda ni nk'umuco twagombye gusigatira niho umuziki moderne ukarebwa nka competition aho umuziki igeze aho trend igeze abantu barashaka kubyina abantu barashaka muri kwita nka kora kwa Nigeria abantu barashaka icyo bashaka cyose bakakibona njye nicyo nashatse gusobanura ko kubivanga ari nko kuvanga amasaka n'amasakaramentu niyo mujye gusanga hateguye ibihembo byo guhemba abahanzi birapfuye n'uwo abandi babyanze hari ikintu kubera ko ntawamenya ahantu ahera ariko hagiye urubuga rumwe ruzwi rusange abantu baheraho amaradiyo akuraho indirimbo abahanzi n'umutoya utazi abantu babiri agenda agasanga indirimbo ye nayo ikajya kuri chat yazakunda cyane ikazamuka itakundika mu mutwe umuhanzi wese yakisanga nta giciro bitanze nta ruswa bisabye murakoze Makanyaga icyo kintu cyo gushyiraho urubuga ruhuriweho indirimbo z'abanyarwanda bazamuka ku buryo radiyo ishatse kwicuranga yayijyaho mu rwego rwo kurwanya uruswa mwavugaga iri mu muziki Diane asobanura uko gishobora gutanga igisubizo ukibona gute wowe ubundi ntawanga inyungu yaba ari inyungu ubundi ko tutari tubifite tubibonye yaba ari inyungu y'igihugu natwe ubwacu abahanzi cyane cyane urabona ko hari abana benshi barimo gushaka kuzamuka kandi hari ababizi pe hari abarimo kuvumbuka utakekaga uko bashobora kuba mu rwego bagezemo ariko ubu ngubu wa mugani ugasanga barakinagara barasubira hasi akabura ikimuzamura tubibonye byaba ari inyungu yashimisha buri wese. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk.
none nkawe Sine wowe wakwemera ko indirimbo zawe zijya kuri urwo rutonde rwaba rwashyizweho ku buryo indirimbo zijya gukinwa zawe zitangwa n'urwo rutonde? kuri nta kibazo bihari habe na gito, kuko n'ubu ngubu hari igihe nk'umufana kwandikira ahubwo ati hari indirimbo yawe nshaka, nayikura hehe. hari indirimbo twakoze wenda kera sijyegenye n'abandi bahanzi wenda iyo ndirimbo ukayibura iyo ndirimbo wayishaka kandi warayikoze, tuvuga n'umuproducer wagukoreye nawe ntayafite, indirimbo nawe ukayibura. urwo rubuga ruramutse ruhari byaba byiza rwose kurushaho. hari akandi kantu ashaka gukomozaho, yes urwo rubuga rwa ruhari, ariko still hakabaho encouraging abantu gukina indirimbo ahantu hose hashoboka, izo club, ayo ma restaurant. ubashije rero kumva umuhanzi yitwa kanaka, indirimbo ye wayibona kuri platform, ntekereza ko byaba ari ibintu rwose biryoshye kurusha, kuko abantu barazanga bagafotora imisozi, bagafotora gorillas, bakagenda bagashyira kuri social media ati mu Rwanda kabisa ibintu bimeze neza, hari clean and all that. Akoze kuki batavuga umuziki wacu? Are we that bad? DJ Adams. Yes, Freda. Aho ngaho ndashaka kubanza gusubiza DN baze mubwire ngo ari ibintu arimo kwitiranya. Iyo umuziki ari gakondo nyine ubu ngo ni gakondo, ariko kugira ngo indirimbo igere hanze, kugira ngo ibe modern nyine igomba kuba ikoreshejwe ibicurangisho biri modern, ariko bya viza nanone ari ibicurangisho byaho hantu, kubera ko nibwo nyine iba ifite umwimerere waho ngaho. Kuba modern kuri twebwe abanyarwanda dufata ko ari gukora indirimbo yo muri Amerika, gukora indirimbo isa niyo muri Nigeria, gukora indirimbo isa niyo muri Uganda, gukora indirimbo isa niyo muri Kenya, cyangwa se n'ahandi no mu bindi bihugu. Gutyo nicyo twita modern. Ariko wajya kumva ugasanga ubwabo bafite ibindi byabo bakora bya gakondo ziwabo, ariko iyo njyana irimo kumvikanamo kamwe mu gacurangisho k'iwabo cyangwa byinshi muri byo. Niyo mpamvu ushobora kumva indirimbo ukahita ifite identite y'ahantu runaka, iyi niyo muri Puerto Rico, iyi niyo muri Amerika, iyi niyo muri Kenya, iyi niyo muri Congo, gutyo. Aho ngaho niho indirimbo iba modern, akavangamo akantu ka kinyarwanda ariko nanone ari modern. Imbyino uburyo ikoze ikaba ikoze muri ubwo buryo. Dufate ibyo ngibyo bindi bavuga ngo gushyira indirimbo zose ahantu hamwe, ibyo ntabwo ari ikibazo. Nubwo bazihashyira ahantu hamwe ntabwo byakuraho ko umuntu ugiye guhitamo dufate ko ari mu isoko, hari amaresitora menshi, buri resitora irajya guhaha ibintu bijyanye n'ibyo bazi ko bari butekere abakiriya babo. Aho ngo ndashaka kuvuga radiyo, nubwo bazishyiraho ntabwo byatuma ngo indirimbo zose zikinwa ngo kubera ko ziri hariya, ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. N'ubundi bazagenda barobanura izo bashaka guhitamo, kandi akenshi usanga barobanuye za zindi n'ubundi bongere bavuge ngo ariko se indirimbo zacu ko ziri hariya kuki mutazikina? Kare nabivuze, amabuye iyo ahari avanzemo na diyama, umuntu uzi diyama n'undi azatora diyama. None kubivangavanga rero ntabwo bivuze ngo aricyo kizatuma umuntu abisangamo, keretse abisitayeho nyine, ariko nabwo yabyumva bwa mbere ubwa kabiri agahita bireka. Dusoza yenda ndababaza ikibazo kimwe mwese, mubona ibyo bibazo byose bigaragazwa muri iyi baruwa, ibyo mumaze kuvugaho bimwe mwemeranya ibindi mutandukanyeho ibitekerezo, mubona hakorwa iki kugira ngo umuziki nyarwanda uzamuke koko, haba ari mu Rwanda iyo ruswa icike, icyo cyene wabo byagenda gute? Yenda reka mpere kuri wowe DJ Adams. Kuri jewe numva mu magambo makeya ubunyamwuga, nubwo nkunda gukoresha amagambo menshi, navuga gusa ubunyamwuga. Umuproducer akore ikintu yumva koko akwiriye nawe kuzafatwa yitwe ko ari producer wakoze ikintu gifatika. Umuhanzi nawe abikore gutyo. Abanyamakuru natwe tugabanye inzara, tumenye ko dufite akazi k'ubunyamakuru, niko duhemberwa, tunakora ibintu bizima, abafana nabo barahari, umuziki uzatera imbere muri ubwo buryo. Naho kuvuga ngo ministeri izabijyemo, ibyo ngiye no gutegereza kugeza wenda na nyuma ya Yesu. Reka yenda nize ko bitazageza kuri urwo rwego. Dieni, wowe nawe urabona umuti wabuhe? Yewe umuti mbona nuko abahanzi twashyira hamwe tugakora ibintu byiza, tukabikorera abanyarwanda bakadushyigikira, ndetse n'inzego zibishinzwe zikabigiramo uruhare rimwe na rimwe, kuko amashashi yazanye ikibazo afatirwa igisubizo, insina zazanye ikibazo zifatirwa ingamba. So ntabwo mbona ko umuziki wazana ikibazo ngo unanirane. Wowe wari wavugana ku giti cyawe n'inzego zishinzwe umuco cyangwa umuziki mu Rwanda, aricyo bari bakubwiye ko icyo kibazo ugaragaza? Mu bantu nandikiye n'abayobozi batandukanye, harimo umuntu wo muri minisiteri wampamagaye turaganira, ariko nta gisubizo kirambuye nabona kuba Rwanda cyategereje. Wenda nibitanashoboka hari bizakurikiraho nzandikira Perezida wa Repubulika. Hanyuma Sine, wowe ubona byagenda gute? Nukuri byinshi babivuze, gusa twebwe nyine kandi mpere ku bahanzi
natwe wamugani tubaorganize dushyire hamwe uharanire gukora umuziki uruta wakoze ubushize uharanire kumva ko umuziki w'abanyarwanda ukwiye kugera ahantu hanini komisa n'ujya no muri studio uzajya ukora ubishyizeho umutima media vraiment bafite uruhare runini cyane gupromoting kuko naho music igeze ubu ngubu sibyo no kugira ngo wenda nawe kwida uwunzi fasini media yabigize mu ruhare Makanyaga icya mbere ku bahanzi ni ukuzuzanya ubwabo bakirinda ibyo guhangana kuko abahanzi tudashyize hamwe ngo dukore ibishoboka byose harimo abize cyane bafite hari n'abagiye hanze bazi uburyo ibihangano byo hanze bimeze bazi tugashyira hamwe mbese tukagerageza uburyo twakuzuzanya nicyo kintu cya mbere na mbere mbona cyashobora gutuma dutera imbere cyane abahanzi mu Rwanda. Dusoreza ahangaha rero imvoni imvano yo kuri wa gatandatu naha igarukiye. Reka nshimire abatumire banje Diane David Ndikumana wari wanditse ibaruwa ifunguye akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, DJ Adams amazina ye nyakuri akaba ari Adam Abubakar n'umwe mu bakora ibiganiro by'umuziki mu Rwanda. Twari turi kumwe kandi na Uwimana Aisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Sine ndetse nawe Makanyaga Abdul umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda wamenyekanye mu maorchestre atandukanye mu gihugu. Je wateguye iyi mvano y'uyu munsi ndi Prudence Ngiyumva mwakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.